Hello guys, nshuti za Tantine Jackie Professional nongeye naje. Tumaze iminsi twigana utuntu twinshi, ubu noneho nje kubigisha akantu koroshye cyane. Hari abambwira ngo mbigisha ibintu bikomeye, ubu noneho nje kubigisha ibintu byoroshye, wumve ngo byoroshye aho waba uri hose, uko waba uri kose, waba ufite ubushobozi, waba nta bushobozi ufite, ibintu ngiye kukwigisha biroroshye cyane kandi kubibona biroroshye, nawe wabyikorera. Nje kubigisha guteka imboga rwatsi za dodo, ukaziteka ku buryo uzarura zikagumya ari icyatsi kibisi nk'uko wazitetse, zitahinduye ibara zigakomeza ubona ari icyatsi kibisi. Nta bintu byinshi bisaba. Ushobora kwigura uti ese ubu nakuraho amavuta yo kuzikaranga? Nta mavuta dukoresha. Ibintu tugiye gukoresha ndabibereka, ni ibingibi mureba nta bindi. Ariko nkaba mbanza gusaba abashya kuri iyi channel kunkorera subscribe, ugakanda kukazogera ka notification, ndetse ugahita ukora na like. Like ni ka gakumwe kareba hejuru, ugashyiraho na comment, hanyuma ukanasharinga inshuti zawe. Ingredient rero mfite ngiye gukoresha muri aka kanya, ubu ngiye kubigisha guteka imboga rwatsi zigakomeza zisa uko zasaga ukiziteka. Ni imboga za dodo, dore ngizi. Ubu ngiye gukoresha izi mboga za dodo. Iyo ni ingredient ya mbere. Ndakoresha udutije dutatu twa puwaro, ndakoresha kandi umunyu n'amazi, nta bindi. Nta bintu byinshi birenze. Ubuse koko mwabura dodo? Nayo mvuye kuzisoroma. Kandi nta nubwo zihenda, wanazigura. Niba utazifite, utarazihinze, utuye mu mujyi cyangwa aho badahinga, wanazigura nta kibazo, ntizihenze. Umunyu nta muntu urya, nta umukene wa nyuma mu gihugu cy'u Rwanda ntabura umunyu. Udupuwaro watwihingira, wagenda ukatugura dufite iriya mizi mureba, ukaza ukatwihingira, waduhinga mu mifuka. Nanjye naduhinze mu mifuka, nta murima mfite wo guhingamo ubu ngubu. Yes, hanyuma ntizirushya. Puwaro ntago zirushya, ukataho turiya tuntu, agatije gato k'intu kariho imizi, ukagatera ahantu. Wagatera muri vaze, wagatera mu mifuka, wagatera mu gakombe, karamera ntikarushya kandi kakera ukajya ugasoroma. Yego, ibi rero nibyo ngiye gukoresha. Hanyuma ngiye gucanira amazi namara kubira, ndafata dodo nshyire mu mazi, nshyiremo n'umunyu, kandi dodo ndazikatana na puwaro. Akamaro ka puwaro mu mboga, puwaro zituma imboga zihumura, zigira impumuro nziza. Hanyuma zitogose iminota 10. Ntago nzihisha kuko ziri boiled, ngiye kuziboilinga cyangwa kuzitogosa. Ntabwo ndenze iminota 10 mpite nzarura. Uko niko ngiye guteka imboga uyu munsi, ntago nzikaranga. Iyo ugiye kuzikaranga zihindura ibara cyane ko ushyiramo ibindi bintu. Ubu rero ngiye kuziteka gutyo, uko nyine. Ubundi imboga nta nubwo bazicanira ngo zishye mpaka zihinduye ibara, oya. Kandi ndaza kuzarura zisuku, ariko mbere y'ibindi ndabanza nzoze. Nimara kuzironga ndazikata, nimara kuzikata ubwo nyine amazi nayo araba yabize, mpite nzishyira muri ya mazi yabize. Zitogote iminota 10 ziraba zihiye, mpite nzarura. Kandi ndazitogosanya na za puwaro kugira ngo zihumure. Ukurikire rero. Ubu ngiye kuzikata, ngiye kuzoza. Nimara kuzoza nzikate, turi kumwe.
ngira ngo rero murabibona imboga zanjye maze kuzoza, maze kuzikata, umushigaje kuzibiza. Bikangate n'izi puwaro ugomba kubitekana, ntabwo noneho kimwe ugishyiramo ukwacyo, ndabitekana. Mwibuke ko ari ukubibiza iminota itarenga 10 ziba zihiye. Iyo urengeje 10 rero cya cyatsi kibisi ntabwo kibona, kandi turashaka ko zishya zifite icyatsi kibisi cyazo. Uko wazishyizemo akaba ari kuzarura zisa. Ngaya amazi rero barambwiye ngo njye mbereka akantu ku kandi, etape par etape, singira akantu nsimbuka. Aya mazi rero ncaniriye namara kubira nibwo nshyiramo za mboga zanjye, ndategereza bire. Namara kubira ndashyiramo imboga, ndabibereka byose, ndabibereka yabize. Ubu ngiye no gushyiramo umunyu, ahubwo ngiye gushyira umunyu mu mazi, imboga ndazishyira mu mazi nyine arimo inashyizemo n'umunyu, cyangwa ushatse wanawushyiramo washyizemo imboga, nta kibazo, byose birashoboka, ariko ukirinda gushyiramo mwinshi. Umushefu, ikintu kirukana umushefu cya mbere ni umunyu mwinshi. Mujye muteka umunyu kandi muteke muke, kandi muteke mutestinga, wumva ibyo utetse, kugira ngo utagaburira abantu ibintu birimo umunyu mwinshi bose akakwirukana cyangwa bakagusenda. Kuba mama, usibye ko bitabaho, ntabwo byashoboka kuba mama. Ngiye gushyiramo n'umunyu muke, amazi nabira rero umunyu urivanga nta kibazo. Murabimenya imboga nizimara gutogota, murabibona ko ziri gutogota, n'umunyu urivanga. Bitabujije ariko ko wanawuvanga kugira ngo utajya uruhande rumwe, kuko imboga zirawufata. Yes, mwazibonye imboga rero iminota 10 yarangiye. Urabona ko zikiri icyatsi kibisi nkuko nazishyizemo, nta kintu zahindutse kandi zirahiye. Imboga zidahiye cyane, zitahiye cyane bikabije, zivura n'amaso, kandi seriroze yazo iba ikirimo yose uko yakabaye. Ariko iyo wazihishije cyane birenze, intungamubiri z'imboga nyine ziragabanuka. Birya biryoshye nyine bikoroheye, ariko ni nkaho nta kintu buriye. Ubu rero tugiye kuzarura.
Murabibona rero, ngizi imboga zanjye, murabibona ko zifite icyatsi kibisi, uko zasaga niko zigisa. Murabibona? Mwabibonye rero, mushatse mwambwira ngo turyoherwe. Ndabashimiye mwese rero, mwebwe mwese mukomeje kunkora subscribe, mugakora like, mugasharinga n'inshuti zanyu, namwe abatarabikora kandi nkaba mbasaba ngo mubikore, nzajya nkomeza mbigisha utuntu twiza. Iyo nkoreye like utuma abantu babikunda, iyo like zibaye nyinshi barabikunda bakabireba, kandi iyo urebye video ukayisoza uba uteye abandi amatsiko yo kuyireba. Noneho kandi iyo uyirebye ukayirangiza nyine ubu mfashije nanjye, bituma amasaha yanjye yiyongera. Nababwiye ko umunsi nzaba monetize ngatangira guhembwa, inshuti zanjye mwese mukurikira Tantine Jackie Professional, nzabicaza ahantu mbagurira akantu twishime. Murakoze rero, turi kumwe, tuzongera guhura mu yindi video. Ni Tantine wanyu Jackie Professional. Ciao ciao. Murabibona rero, ngizi imboga zanjye, murabibona ko zifite icyatsi kibisi, uko zasaga niko zigisa. Murabibona? Mwabibonye rero, mushatse mwambwira ngo turyoherwe. Ndabashimiye mwese rero, mwebwe mwese mukomeje kunkora subscribe, mugakora like, mugasharinga n'inshuti zanyu, namwe abatarabikora kandi nkaba mbasaba ngo mubikore, nzajya nkomeza mbigisha utuntu twiza. Iyo nkoreye like utuma abantu babikunda, iyo like zibaye nyinshi barabikunda bakabireba, kandi iyo urebye video ukayisoza uba uteye abandi amatsiko yo kuyireba. Noneho kandi iyo uyirebye ukayirangiza nyine ubu mfashije nanjye, bituma amasaha yanjye yiyongera. Nababwiye ko umunsi nzaba monetize ngatangira guhembwa, inshuti zanjye mwese mukurikira Tantine Jackie Professional, nzabicaza ahantu mbagurira akantu twishime. Murakoze rero, turi kumwe, tuzongera guhura mu yindi video. Ni Tantine wanyu Jackie Professional. Ciao ciao.